Iliane. Yewe navuze ngo ugenda uzaba amafaranga narakumbuye. Amafaranga narakumbuye. Njyewe ariko bakakubwira bati ukuza wiyosheshe umeze neza ukabyara disipurine yawe umuntu ukuri avuga ukamuvugira bakubwira amabara neza kumwambara ejo mu gitondo kuva ngo wakweye inzoga agasaba ijambo adafite icyo kuvuga abana kugira najyaga mbwira abantu ko dushaka gusaba urugendo shuri abanyeshuri bo muri Multimedia. Gakirewe umwana wanjye yatsinze ikizamini cya leta neza cyane none bamwereje ku ishuri ryitwa ngo Fadara mu Kabuga TSS kuko ntabwo mpazi pe none yaba ari ishuri ridasobanutse cyangwa ariyo rigo nabigira hano nishikiyeho n'ukuri uvugisha ukuri kuko niwe wamwereje wihangayika ahubwo uratomboye hafi ahubwo wemewe bikayatakaza Fadara mu Kabuga TSS ni ishuri risobanutse ryubatse izina kandi ry'abahanga n'imfura kurikira Nikurati. Sezera ku bujiji ugana ku gicumbi cy'ubumenyingiro mu Rwanda. Urimo gutekereza aho wajyana umwana wawe? Wihangayikaho nta handi. Ni muri Father Ramon Kabuga Technical Secondary School. Ni ishuri ryisumbuye rya tekinike rya Kiliziya Gatolika rifashwa na leta kubw'amasezerano. Haganura ibyiza bihatatse. Tubafitiye amashami akurikira: Wood Technology, ububaji bugezweho, Building Construction, ubwubatsi bw'amazu, Multimedia Production, gufata no gutunganya amajwi n'amashusho, Business Service, icungamutungo na serivisi zo mu bigo by'imari, Computer System and Architecture, ubumenyi n'imiterere ya mudasobwa uko yubatse. Hari ibyumba by'amashuri byiza, Multimedia Studio, Computer Lab, Masonry Workshop, Carpentry Workshop, kandi nyuma y'amasomo hari amacumbi meza abana baruhukiramo ndetse n'ibibuga byiza. Roho nzima mu mubiri muzima. Si ukwiga gusa kuko abana banasengera hafi yabo ndetse bakanabona serivisi z'ubuvuzi hafi y'ishuri. Abahiga barangwa n'ubumenyi, ingiro, umutimanama ndetse n'ubusabanyiramana. Ku bindi bisobanuro wareba aderesi ziri kunyerekana amashusho yawe. Father Ramon Kabuga Technical Secondary School, at the heart of success. We train people holistically. Gakiriwe urakoze kumara amatsiko reka ahubwo mutegure vuba abandi bana b'abahanga batazamutanga. ibikoresho bitandukanye bijyanye n'urubaho kugira ngo nibyo yego simbivuge nabi ngo mubyemere. harimo abantu bafite ibijyanye gukora n'ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga mu by'ibyuma bifata amashusho amajwi ibintu nk'ibyo. harimo n'abandi bakagana by'igihugu ko bajya babibwira mu ishuri komplekisi ariko ni byiza. mwebwe muri kwiga ibi muraza kwihangana ndakoresha n'amasaha 7. ndihangana nkoresha igihe neza nkoresha amasaha 7. ndagerageza rwose pe nkoresha kwihangana yihutisha siriya ariko reka tugenda ariko minota mike ishoboka turebe ibifatika urugendo umuntu ku myaka ufite muri kwiga muri bato mugifite ubwenge bufata neza mutaragira inshingano mukiri bato mufite abantu batega amatwi babakunze mwiga mu bahanga mutavunitse nk'abakuru banyu bategaje ariko mwavutse mu bihe bitari byinshi muvuka isi iri kugenda itangaza ubumuntu n'urukundo bivuge ngo mufite akazi gakomeye ko kubaka porofayili zanyu
mwiherero ariko mukompetitinga n'isi ishaka guhinduka kandi mwebwe mutagomba guhinduka, ahubwo mukayihindura muyigira nziza kuruta uko mwayisanze, kuko yiri kuba mbi kandi uko isi izongera kuba nziza musekera abantu, ariko abantu tugomba kubayo turiho turi beza byanze bikunze kugira ngo tubashe kubaho turaba. Ndagaruka rero ku by'ishuri nashatse gukomozaho. Abahanga mufite amahirwe kwiga mu kigo cy'abapadiri, uko byagenda kose wenda bavuze ibisa nabyo cyangwa barabibabwiye, iyo utize uba urize. Nshatse kuvuga iki? Kuwa gatatu saa munani baramesa, bamara kumesa bamwe bakaza bakatendeka bakiga icyongereza, abandi bakiga art, abandi bakajya kuzamura Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ukajya kuryama. Kandi mufite kalenda y'amasomo mukurikiza umunsi ku wundi. Bamaze kubaka amasomo babashyiriye igihe cyo kuryama. Sigihari umaze gufata cya gihe cyo kujya kubyibushya ibitekerezo, ukora ikosa ukiryamamo bitemewe. Icyo kintu ku myaka yawe uzirinde kuzakicuza. Barangije baravuga bati ahubwo dufite izi zitandukanye utu wowe wiga ku bijyanye no gukora iby'ububasha ukoresha iryo jambo, ariko ntushaka kugira ngo umenye ngo ese wiga ibintu bindi ni iki kidasanzwe cyatumye bijyaho kibuzwa kureka tukakamenya. Icyo kintu uzagera kuri tele usange ahantu ugiye gusaba akazi bakeneye ubumenyi bw'umugereka. Ndi umubaji mwiza ariko sinzi kuvuga neza, sinzi kwamamaza ibintu byanjye, sinzi kudizayina ibintu byanjye neza. Cyakoze ibipimo ndabizi, amadevize kuyakora n'iki byose, ariko ntabwo mfite tuje ijyanye no kumenya ngo ibigezweho n'ibi. Ndacyakora ibintu bya kera neza ariko bya kera. Kugira ngo ube update ni uko wakagombye kuvuga ngo uduki tudasanzwe tugezweho. Ntabwo mugire mfite ibintu biri kubabwira, ariko uko mbabona byanze bikunze nta mugani kumwicaye. Ubu hari umuntu utari kumbona neza kandi yakagombye kwicara agasa n'uwongera yiga kugira ngo abone andebe, ariko akaba atari kumbwira ntabone ko atari no kumbona. Ibyo nibyo bita oda umutwe n'uburyo bwese. Tubitekereze kuba wicaye hano utari kumbona, ntunabwire mugenzi wawe kugira hirya kubona. Uba utabona ntabwo wumva ibintu mvuga, se n'utunaniye. Nshatse kuvuga iki? Mu ishuri uzi ibintu byinshi, ariko hazaza umuntu akubaza ati njyewe nkeneye gukorera ibi bintu nkumbeka. Ntabwo uzakubwira uti no ngiye kuzana diplome yanjye rero, yerekana uko uteye iki kidasanzwe. Ni iki kidasanzwe kuzanye? Ikintu kidasanzwe rero uzazana ntabwo kiri muri sinabiri, kuko ziranitegura abantu bose barabizi. Ikintu kidasanzwe ni ka kantu mwarimu yandika mu nguni, ni ka kantu mujya gukora ukabona isa agasiba, rimwe na rimwe akakaramucika akagasiba, ariko nta kintu yandika kidafite impamvu. Kandi ikintu cyamuzanye ni ukukwereka ukuntu bikora, wowe ugasigara urwana nabyo. Si papa mu mutwe muvuga ibintu bimenye ngo mwumve ko byakaze, ariko opportunity ufite nuva mu mwaka wa kane ukajya mu wa gatanu, aribyo mu wa kane tumvise bizagukurikira. Ibintu bitandukanye tutagisanga n'abasa ubu ni ukuvuga ngo rero mutegereje kujya kuri tere ukajya gutwika. Tugira gutya bagiye kujya gutwika kuri street, kuri tere ugatwika, social media agashya, Instagram agashya, bakabazanye mbese abasitari bakamamara.
kubireba mu gihugu ibintu bidasanzwe bigasunika prof bigasunika headmaster akabwira papa sakati mfite umwana ukaze mushyiremo. Ubuzima muri iyi minsi kuba njye nta kintu dupfana bizamura kuguha akazi kuko mfite bene wacu benshi babakene kandi poroje ni iyanjye ni njye bose. Ni iki kizatuma ngo akazi akuza ntacyo mpana nawe ni ugomba kuba ufite ibintu bidasanzwe uzanye uri kubwira point muri filime nari Nyabugogo ndi muri gare n'amazi. Icyo gihe nari nambaye inkweto natiye garafe n'ipantaro yari ijana ndatingarureka. Urumva ndi Nyabugogo mu bantu babaye ibintu bya kasi baravuga bati ni ikinamico yitwa Umurage. Nakinaga mu yitwa Cyungo cy'umutuzo cy'umugacuya zikutereka kuko kiba naraterekaga ku buryo nabwiraga umukobwa ukuntu zi ubwoko icumi bwo gutera bwo kuryamana nawe simutereka ubwoko icumi amubwira niba bagaragaza tonye guhitamo gusa atoya imbabarira ku buryo nabwiraga ni dukora imibonano mpuzabitsina idakingiye aturangire noyani mfite tekinike icumi zibabwire agenda asanga bitwaga abagabo magari bamwandika abandi bamusubiza gusoma byasabaga ko dukora amatsinda babiri yewe nagejeje mu mukobwa uri ku ruhande nawe wumiwe kwishyara akajya amaze ndetse wowe inshuti nigero mbishoboka nazi. Icyabaye ni za tekinike z'ubuzima twatuzi tw'umugereka nagiye nkora mu ishuri. Hari ibyo nari nzi byo mu ishuri by'umurongo unyoroshije twese twari tubizi, ariko hamenya n'akandi gatekinike kuko ugomba kuza kwirwanaho ugeze aho ubwo bukomeye. Nakoresheje ikimeza hari abazungu babiri kuko bicaye abazungu babiri umunyarwanda n'umunyarwanda. Nacunze abazungu mbonamo ibumva ikinyarwanda ariko bari kureba ukuntu umuntu akomanga iki iminwa. Ubwo mpita mvuga nti sinde butizima gato, ariko abanyarwanda barareba barakamutima no kureba ukuntu basoma ikinyarwanda. Ndavuga inini ndanasoma nabi gusoma ngo tuyize ugasoma tuyibye ndabishobora yaramutse kugira ngo niyo teatre nange mesaje ariko mu by'ukuri nyuma atari kose ubugarutse no mu kindi kintu kivuga ngo kuba uri kureba hano ku ishuri muri sosiyete mu ishuri muri sosiyete mu kibuga hanze urundi muntu buriya hadi mu ishuri abahereza mazi ariko mu kiliziya agahinduka nde ese koko uvuga gahoro nk'aho ari ikibazo agahinduka nde, ariko padiri uri na diregiteri ntabwo aba akiri mugenzi wawe. rimwe mwishyiramo akaguru rimwe kabiri izakora ibintu binini mwobe uko u Rwanda rukura uko iminsi ishira niko abanyarwanda barushaho kwaguka mu bijyanye no kumenya ibintu byinshi. YouTube ibaho ibintu byose, nta muntu ugikeneye kuvuga ngo ngiye uko bateka bareba kuri YouTube, nta muntu ugikeneye kuvuga ngo ngiye uko badoda areba kuri YouTube. Ibintu byose bari kubikora kuri YouTube. Niyo mpamvu nababwiye ngo mwiyaminiye muvuge ngo ngeze hano ku ishuri
nzanye kurite ikintu kidasanzwe nane babwiye undi gukora muri Connect mu gisata cya art creative ubwo ni muri Rwanda Art ariko ubuzima busanzwe bufite n'akakampani bakora ibintu bijyanye n'ubuhanzi yitwa Isa Art Media Consultant. Mu by'ukuri ntabwo nize amashuri menshi cyane kaminuza ariko ngenda nsoma n'udutabo dutandukanye. Mu bifuza gute kuba kaminuza kiga ubuvuzi rusange ngo hari n'umuntu tubwiye harimo n'ikindi bigenda biti habanje impano yo mu by'ukuri ntabwo ibintu bitangiye gusa ntabwo nabitangiye n'umwana w'umuntu avuga kugira ngo yica ngo niyumvaga nk'umuhanzi ya kandi abamenyesha ko yewe ibintu byaje nyuma gatanu segonderi kuri seminari bitangira habaho ibyitwa concours de danse haragezwaho amakuru babyina nari n'umusukuti icyo gihe n'ubundi acyariwe yevure janti sinzi nawe n'ikindi cy'abasukuti noneho bikurira mu gihe bajyaga kwiga abandi icyongereza bagategeka amategeko y'umuhanda w'umuziki yewe n'abaga n'imbere ku tuntu batataye ni ukuvuga ngo muri poromosiyo bitwa ba Nyamitari Patrick icyo gihe we yari ari umuziki yajya mu kinamico Bulldog yatwigaga inyuma Riderman yari iyi poromosiyo yanjye abitwa ba Barata bari poromosiyo kuko twari dufite ibintu bya art creative twakoraga kuri Sentare. Aho rero kuba njyewe narize santé publique ariko nkajya mu bintu by'abahanzi niko akunda uvuga uti reka mbatereze. Nakoze mu karere ka Kamonyi muri ashinzwe cyitwa santé alimentaire ndasezera njya mu by'abahanzi ariko nabigiyemo kubera ko numvaga nkeneye kugira ngo najyaga gukina futu kwanza futu yo kuyireka bakuriye godiyo mu rugo tujya kuri tapi mu rugo niyo kwa Gisimba bazi Kigali tujya kuri tapi bakuriye godiyo baje no kwifana nagombaga gukina ku icukura rero bikaza mu mataraje noneho barambwira ngo ndaza gukina nyuma kwa uravuga ngo urakaze urajyamo nyuma wihita utsindira igitego uwabanje atsinda igitego hajya kuvuga ni mushyire mu batibonya ajya kutese kandi uwo usimbura yatsinze atsinda n'ikindi bacirangira nta kintu kandi bakuriye ikigodi naratashye foto ndayireka ndongera njya kuri serikare twarahanaye cyane ko twajyaga kuri ubu dufite ububamara muri serikare igiye mu byo koga mbona nabyo si umuhamagara rimwe na rimwe nkayamira agira gute mbona siporo ndirebye mbona art gukina komedi teatre filime ntabwo bitwara ingendo ntabwo bidasanzwe ni ugukora uturirimbo tudupoze abantu bambwira ko ari byiza bijya mu buryo ariko nakoze ikosa ku buryo mu myaka y'icumi nahoraga buri gihe nakoze nizenguruka nkajya mu mupira nkabona ukina nkajya mu magare nkabona yagize nkajya muri ibi nkabona nizenguruka icyo kintu nacyo mugitekereze niba umaze kugira imyaka 16 fokasinga ku kintu kimwe wishagara nuko umuntu yagiye mu by'akazi hari gutangira gukina filime hari role wakunze kujya ku mutima ese ntabwo mwari dukinira natwe tukareba uburyo ibintu byari ukagira impact uri negative mujya mubibona ibintu byose byapfuye hari ukenewe rero uri positifu uri negative ni mbona iyo bijya ibyiza byakorera gufitinga sijya kamara n'undi yayikina ariko impamvu muze gukina kenshi seba ni uko ayo marore ngerageza kwisanisha nayo bigakunda cyane kurusha ayandi murakinyoye ndi nibwo tutinyuka ugafata igikoma cy'umwana ugakinywa n'ibijumba namusigiruka ubiriye ababyeyi abatirisi nimwe reka mvuge mwebwe musaza ni mwebwe babande ni mwebwe bamukora bakoreraho mujya mukunda gusoma wenda iyo mwagiye mu mavakansi mukajya nko ku interineti bikora mwari n'abo bantu bafite amacano ukuntu bajya
muri private sector, ubu ngubu akaba akora rwiyemezamirimo kandi w'umucuruzi. Nikorera ku giti cyanjye, akanyoni kataguze n'ikamenya iyo bwera, naragurutse ngo ndebe n'abikorera ku giti cyabo uko babayeho. Nzakomeza n'ibindi byose ngende bijyamo nkabyegereye. Ntabwo navuze ko nabivuyemo kubera filime. Niyo mpamvu navuze ni industry yacu ya sinema tubamo, ni industry nziza cyane kuko ushobora kuyibangikanya n'ikindi kintu kandi ushobora kukomeza. Iyi industry tubamo cyane cyane nk'abashyira mu kiraro bwa radiyo, harimo abayobozi benshi bakina n'abakinamico. Hari abo mugiye muzi, hari abo mutazi, ariko barimo bari no mu nzego zo hejuru. Umuntu wese aba akwiye. Wabura bati noneho yagize atya, mbese ibintu nk'ibyo kugira ngo we acuruze ariko akubeshye. Ugiye imbere mu nkuru nibwo ahita abona ko wawugeraje ufite n'ibindi mwiga wumva wakunze cyangwa uzakoresha igihe kizaza. Ntibizagurishe niba wumva ufite uyu mwanya ube mutoya, uyu ube munini. Nawubwiye yewe icyo bita rule of start, icyo bakita talking room, bakita inactive. uzayerekana, sibyo? Kandi ikindi waba ufitemo impano uzatinya kugikore kuko gishobora kukubyarira ikintu, amahirwe gishobora kukubyarira inyungu. Ntabwo kuba babaganiriza ku bijyanye na filime bababwira ukuntu bateye imbere. Umugore abana bafite w'imyaka 20, undi afite abana bane babiri, abandi babiri ndabakutwerereye wagiye cyangwa wagiye atazi yajya agasaba ijambo adafite icyo kuvuga. Uriya mudamu ni umuntu ukuze, ntamwizi ntawe afite. Bamuhaye interview avuga icyongereza rwose gicubitse gipfuye, si byo se? Isaha y'icyongereza yajyamo kigasohoka, ntabasha gufata za dictionnaire, ntabasha kukivuga, igapfira. Tumushimire rero Margarita. Kandi uzahora uri uwa mbere, wowe uzahora uri uwa mbere, uri n'umunyamakuru. Twongere 2 cyangwa 3 cyangwa 4 cyangwa 5. Ubu rero tugiye gukora selection kuri buri ibibazo. Ikibazo cyose wumva cyamanze, uyu muntu niba umubona kuri televiziyo ukaba umubonye imbere yawe, umubaza ibintu byose bize gute ushaka ariko ufashe mu buzima. Alo? Biba mu by'ukuri bashaka uyu, ariko uyu yatanze gusana n'ababwira ngo bamutore, nabo bamweretse yuko ari umutore. Narangiza aza kureba asange afite zeru, twewe mugitwaramo ukuntu bimeze neza. Uriya muntu yakoze icyayi, amandazi, nyuma yo kumenya kugenda mwene mikozi
reka mwereke rero sasa uriya muntu uriya n'ubundi imana yaravuze ngo iyo ubuze ubwenge irakuza irakumva rero sasa jewe cyane nakibera amandazi nayanyweye nariye wandike neza nk'umuntu wize ariko ushaka oya reka nanjye rero batagira ngo ni ndabona biyamamaje harimo Josiane Liliane nibo biyamamaje nta fabusa dufite ntabwo yifashe mu bantu 50 bose batoye kugira ngo bajye ubwo bashyize rero umuti wa hasi baragenda batwandikira amanota Liliane 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 akasigaye kanyuma ibanga rya mbere ryari nta kindi
ugasangamo abayogimo personality zawe cy'umuco uritaho umuntu ukomeye bosi ntabwo bituye ukabacana wese agatangirwa mu niwe watoye n'undi niwe watoye ariko bikaza kurangira ibanga rigiye hanze do na telefone muhita mwiteranya n'uyu kandi gutora ni impamvu si byose gutora ni impamvu umukino rero mwiteranyije n'uyu wafanya uyu kandi gutora ni impamvu si nko gufanirwa mutora icyo gihe abashinzwe nawe ntabwo kugira guteka gushyira imiryango si byose icyo gihe ukwiranza gutora mu ibanga akabaza ko ari watoye akakutumira n'ibeshya ariko akagufata bigiye n'umushyira siko se dukora mu bwenge bwinshi muri kategori mu ishuri wanyeretse ukabyunamaho warangiza abanze kunyereka tuzica gatatu nanjye cyari cyaje kandi waba ugomba kubishyiraho ku rupapuro rw'Imana ariko sinzi ko zabona akazi bajya kubona ngo babonye 70 ugahita ubwira ngo mbona Imana yang cuma Jewe napaswa kujenga sana faraganya yako ama faraganya yako kuya nilianza nene Jadi,
ubusirimu bwose ubusirimu butaka gutekereza aho barashije gufata ikidomo nanjye wamwihoreye tugiye gukora tugiye kugenda iwawe kugira ngo yereke umwuka turahari utari umwuka wakure ibyo mugusenya urabona gusenya urasenya abana bakuru guteze uzako kubita ituze ugere ku rukundo nyira kubite ufire kwese kugira ngo sinakubita nayiruka ntabwo gusoma ugira ubwoba bakamunsi yatabizi ubundi usuzugura ukabwira uti tuzi sibyo nawe kandi nabashobora ati yewe nanatunze ntaharya ntaharya tubaze fata ibintu tuzi ko niba tubize n'iwanjye iyo nama tuzi umugore wanjye bamufite arabanza kwiruka arahari ivuye wambaye umugore wawe yagiye aruka ugiye kumutuma kandi najya no mu nzira umutelefone ujya kuba udahari kandi imfunguzo ze zazijyanye akomeza gusubira iwabo iyo bagafata barashimye gaze zaje turabakoze ndakibaza mu bibiri watubwiye ko mu gihugu n'abandika n'ibitabo nakunda nyine gusoma turanandika nyine nubwo nyine twebwe nyine biba ari ibintu byinshi twabonye neza by'ikibazo ariko ndashaka kubaza nyine urabona ko mu Rwanda igitabo ntabwo abantu bakiguraho cyane abantu baperezida bakora filime kurusha gusoma igitabo kugira ngo mubaze ko nkawe wandika nyine ubibona ko iki gitabo byakaze kugira twebwe n'abantu bakunda gusoma twebwe umuntu umwe ukunda gusoma ibitabo ukunda ukumva se ashaka ko ashobora gusanga kureba ibitabo ni iki twebwe n'abantu bashobora bakunda gusoma ibyo bitabo dushobora kugenderaho n'ibyo ibyo bitabo ibikirimo nk'urugero hari n'icyo twabonye cyanditswe na porofesa mbere y'abajije ati ibitabo bihagaze bite mu Rwanda cyangwa se hanze abantu babyandika muri rusange mu by'ukuri ibitabo ni umuco mu Rwanda ni umuco abantu badafite wo kwandika ariko dufite buri wese turi ku giti cye hari amateka twabayemo mu bakuru hari ibyo mwumva mwebwe batoya hari ibyo mubona hari experience hari ibintu byinshi bitandukanye mu buzima bidukikije ushobora gutuma afata intambwe kandi ni ibitabo bifitanye aho gihurira n'amateka y'ubwana bwanjye kubera ko narebye ukuntu twakoze tukiri bato n'ukuntu bimeze mu kigero cy'abakiri bato muri icyo gihe mbona ntabwo dufite ubuzima busa imyitwarire y'imyifato mu isi numva n'isura ishobora gusangiza abakiri bato ariko mu by'ukuri ukuntu bimeze hanze ntabwo tugira umuco wo gusoma si uko tubura umwanya si uko gusoma bigoye ahubwo ni uko abantu bakunda ibintu nakwita biri ku mashusho cyane social media zinyarutse YouTube, Instagram n'ibindi ntibafate umwanya ngo basome ariko mu by'ukuri hanze ushobora gusanga abantu benshi batandukanye cyane cyane bikunze kubonera baraza kudufasha abayobozi banyu urabona kwiga ibintu nk'ibyo twe rero dufite ikibazo kinini cyo gushaka kwandika ibintu birimo umugaga ama experience manini tutanazi tutanafite tutanashoboye bigatuma hanze haba ibitabo bike nk'ubu uramutse utekereje ibitabo by'amateka y'u Rwanda nk'uko yarabiye mu majoro n'amafaranga bike ibitabo bivuga sitori z'abantu ku giti cyabo ni bike ibitabo bivuga urukundo ni bike ariko mu by'ukuri ko bitamara hanze n'uko bimeze iyo wanditse igitabo udafite guterankunga 90% uravuga twebwe twese aho twishyira uzagishaka tuzakigurishiriza cyangwa uzaza kure byabuze
ugakora sampo 10 z'ibihumbi wenda 800 kuko wabagabanyije utaretse kukigisha kabiri ukamara imyaka 2 utaragurisha igitabo kimwe. Kandi ufite ikibazo gikomeye ni n'aka-experience natubasharinga ntabwo byari bikwiye kubika igitabo mu rugo gisome numara kugisoma igitizonye none igitizonye niko kamaro k'igitabo. Ariko twebwe mu rugo usanga twarabitse mu byo bifite ibintu bigeze no kugira ngo ibintu by'ibitabo, ariko mu by'ukuri hari n'ibidage sinumva, hari n'iby'urusiya sinumva, hari n'iby'icyongereza isoko kubera bitewe n'impamvu usanga ibitabo impamvu bidakura gusoma ariko usoma ikintu kigenda kigukoresha ikintu. So ibitabo rero mu Rwanda ntabwo byajya afata intera, ikidafite finansoma kirahomba kuko icyanditse utabiteze kugicuruza ubura abantu bakigura. Ni icyo nasobanura, ariko ntabwo igitabo gisaza kuko isaza kiba cyagira akamaro. Ni umupoeti witwa Faye, papa we ni umuzungu, mama we ni umunyarwanda. Icyo gitabo rero Petit cyashyizwe mu kinyarwanda n'uwitwa Olivier Bahizi, yewe naragisoma uko cyanditse nta jambo mpinduye. Icyo bita kutigo nakoze icyo bita mutation yacu, ni ukuvuga ngo cyari kiri mu gifaransa gishyirwa mu kinyarwanda na Olivier dufatanyije, noneho turangije ngenda gisoma mu mashuri dushyira muri simaka turagisoma kugira ngo abantu badafite umwanya wo kugisoma bacyumve. Ni igitabo gifite amateka y'u Rwanda n'Uburundi, ariko gifite n'igice kirimo amateka ya Jenoside. Bavuga iby'amateka yo mu Rwanda y'amoko, ariko se kuko ari umuzungu yari mu bwoko bw'abahigwaga Umututsi, noneho biza kurangira baje mu Rwanda, ariko umunsi bambutse baza mu Rwanda nibwo Jenoside yatangiye. Nibwo indege yajyananuwe, ayo mateka y'ubuzima yabayemo abana bakikanga urumva bafite abana bari inshuti ze uzagisha igitabo gisoma cyiza, abana bari inshuti ze bakagiye gucikamo ibice bacikamo amatsinda atangira kuza amacakubiri ku buryo bamwe baje no kwicwa muri Jenoside. Aho rero icyo gitabo isomo gifite ni uko cyari kirimo umwana wabaye inshuti na mugenzi we yanga kumuvaho amugumaho kwisha abana b'intwari b'Inyange, bana b'icyitegererezo cyiza bagize ubumwe barifatanya. Abo rero uko babiri bakomeje kuba consolidate babumwe barafatikanya bishyira hamwe ku buryo icyo gitabo cyakozwe cyane ubu cyandikirwamo filime, ariko ni filime yaje kwigaragaza. Uramutse ufashe igitabo ukagisoma ugiye experience mu buryo butandukanye. Barakoze cyane n'izindi mubaba kuko sinatoshe kurondora kuko sindi ndondogozi usanga muri iki gihugu cy'u Rwanda ibintu bijyanye na filime bigaragara nk'aho biri ku rwego rwo hasi, ariho mpamvu usanga abanyarwanda benshi bakunda kureba filime zigiye zisobanura. Ari nayo mpamvu umukinnyi wakinnye muri Betelehemu bafashe filime nyarwanda igasobanura. Ese mu Rwanda mubona ari iyihe mpamvu filime nyarwanda ziba ziri ku rwego rwo hasi ku buryo abanyarwanda bamwe na bamwe bifuza ko zisobanurwa kandi ari ikinyarwanda, bakifuza ko zongera gusobanurwa ikinyarwanda gusobanurwa? yibajije nyine iyo kampani yanyu ifasha ibijyanye na filime gusa cyangwa hari izindi mpano yabifasha kumufasha akatubwira n'uburyo y'inzira bisaba kugira ngo umuntu abe yafashwa nawe. Ntabwo twibuka neza ariko ni intore. Mu by'ukuri ntabwo bivuze ko industry ya filime mu Rwanda ya sinema iri hasi, ahubwo ni twebwe abanyarwanda tuyishyira hasi kuko ni twebwe dufata ibidukorerwa tukaba natwe tubyangiza. Ntekereza ko niba ureba neza ziriya filime bavuga ngo ziba zisobanuye, mu by'ukuri ziba zisobanuye kuko biri
cyangwa no kuzivanga ni ukubiva mbega na ziriya ziba zo hanze ibintu baba bavuga mu iterambere ko biba birimo hano ahubwo twebwe dufite ka kantu ko kudakunda iby'iwacu ugasanga turakunda ibyo hanze sinzi niba ariko bakunda babona umuhanuzi wabo ariko ntabwo byari bikwiye niyo mpamvu tubaza tubavuga mwebwe nk'urubyiruko murahari ngo muzahindure ibyo byose bikora byose nababwira ngo iyo umuntu agiye gushora muri filime nimugera hanze mukabyinjiramo tukaganira atari uko twabasuye dufite igihe muzumva imvune zibaho kugira ngo umuntu ajye kugera kuri iriya porotokole numara kumva izo mvune agira ugatekereza n'iki winjiza wowe w'umunyarwanda mugenzi we nk'inshuti n'urubyiruko rwifuza ko industry ya sinema mu gihugu cyacu izatera imbere ni agakingura kamwe gatoya ukora kugira ngo filime ya mugenzi wawe dushyira hasi nidushyira hamwe ni ukuvuga ngo hari amategeko yagiye ashyirwaho ahandi ibintu bijyanye na piratage ariko ntibivuze ko hari abinjira n'ubundi bakabikora murabizi ukuntu abakinnyi bajya birirwa bahiga bakora badawunilodinga mu mafilime bakayatanga mu buryo butemewe biriya nta bintu kugira ngo dushyigikire ibihangano bya bagenzi bacu niba rero twebwe nk'urubyiruko rwize nk'abantu bakuru tuba noneho no muri sinema dutinyuka tukaba tugikora twebwe ubwacu cyangwa inshuti zacu tukajyana furashe bakadawunilodingira papa sava aribyo wowe ushaka ukaba utafata nibura megabayiti sinzi uko inageraho iyo urebye ibyo byose ni akantu gatoya ukaba utatanga nibura iyo ntego ku munyarwanda mugenzi wawe ugashaka ko adawunilodinga nuko arahombye warahombye namara gucika intege agahomba amafaranga yari yashoye nayo icyo abona ntuzabireke igitiga bisobanura tugiye ko yabonye shanse we akayikoresha akaba ariyo imugejejeho ageze aka kanya nyamara hari imbogamizi buri wese ahura mu nzira ari kugenda zatuma uva mu nzira ukaba wabirekera abantu ukavuga ati bigeze aho bidenze reka mbe ntabikamo mbere ikindi nakora dore nkaho ko wari ugeze mu mashuri yo hejuru yuko urangiza umwaka wa gatandatu segonderi wari ugeze ahantu hashimishije ku buryo utari kwita ukomeza inzira ya sinema gusa ni izihe mbogamizi wahuye nazo zo kuba watuvuga ati noneho ibya sinema ndabiretse nkomeze ishuri nkomeze ibyo nize bizangirira akamaro icyo cyane bagana igihe ikirebana na Marigarita ndamubaza ikibazo kimeze gutya ko yatubwiye ko yize akagera mu rwego rwo hejuru akabona nazeno mu bintu byerekeye amategeko akabikoramo akabona umwanya mwiza mu kazi ka leta agashinga urugo ntabera uri ku mwanya mwiza buri wese atapfa kuvaho ajye mu bya sinema ufite umuryango mu buryo bwa sinema ni iki cyamufosinze kuba yava mu kazi keza afite umuryango ahembwa neza pe kugira ngo ubive uze mu bya sinema wongere usemo etaje wageze muri ibyo wize muri segonderi na kaminuza usengere etaje ugaruke wubake guhera kuri fondasiyo ya sinema ibintu bigoye n'inyungu tutavugaho telefone direte inyungu gushakira ahandi aho buri wese atapfa kuba iki cyamuteye kuba asenyuka akaza aho ngaho maze igihe kitari kinini cyane nkorera abandi ariko kubera amatike y'abafana bakaza bafite abafana ibintu byiza byiza byatumye ntekereza gukora nanjye ibyanjye ariko mu by'ukuri ibyo numvaga igihe kitaragera kubera yuko nk'uko mwabivuze sinema ntabwo iratangira guhemba neza kandi ikindi ntabwo ari ikintu ushobora kugira ngo uvuge ngo ugitegereyeho ariko ibintu byose kugira ngo urayabonye no kuba fokasi no kugira icyerekezo byinshi tubyina byinshi dramatike biri komedi ibintu byinshi ndangije ndareba nk'uko yabivuze nsanga ntituragira ku rwego rwo kuguruka gusenya amazu dutwika amamodoka ntabwo twicara avuga n'iki kintu kidasanzwe cyatuma nkora nanjye sinema akazana ikinyuranye ntekereza gutekereza kuri filime yanjye filime yanjye rero ntabwo nari kuyikora
afite kampani tujya gukora mu kirere naricaye kugeza gukora kampani bari ku digidigi dukora n'abandi ariko tuza kugira ibibazo muzajya kugira hanze y'imisoro twajya gusora abakibagirwa baza kumusakaje nawe umwe abafite agakora ku ruhande rwe tubimenye agatanga fagitire ya kampani agakora ibye gutyo gutyo icyo kintu nimwongera cyangwa niba mpamvu zituma mukorana muzakorana ubwizerane n'umukozi byabaye ngombwa tugira shiti cyane tujya mu mpande y'ibisura ku miliyoni 8 agakorana n'abandi nakoze ikintu kiri komplekisi nkora cyitwa isa ati media consultant aho mfite filime yitwa isa y'urukundo ariko mfite abana babiri umwe yitwa Uwisa undi yitwa Umusa filime yitwa isa y'urukundo kampani yitwa isa ati media nahisemo kubyita gutyo ariko ikintu dukora nabivuze dukora interpretation y'igitabo dusoma ibitabo ushobora kuba mwanditse igitabo cyiza tukagifata tukagikora audio cyangwa se tugakora publicité cyangwa tugakora théâtre audio cyangwa tugakora théâtre CD cyangwa filime kujoyininga ni ikintu cyose nk'uyu tuhuye bagutega amatwi nakubwira uzaza tubiri iyo ubwirutse ibigera bikunze nakubwira ese ni iki uzanye bituma ngiye kwishaka gushyira kuko abantu badakorera umuntu ese kode turi umuntu ufite ikintu aporoviza cyangwa se gishobora kwinjiza make cyangwa menshi tugajoyininga tukamufasha kukibyibushya kikazamuka tugakora n'ubwo ibyo atagenda ariko umuntu wese ashobora kuba afite impano ashobora kuba afite indirimbo nziza agashaka kujya muri kompetisiyo mu ndimi ko yanditse neza tugakurira ko yanditse neza tukayikosora tukakubwira gahunda zo kubikora ukamenya ushobora kuba ufite filime si ngombwa ko ikinamo cyangwa tuyikinamo tukayikosora script yayo tukakurira ko yacuruza tukakubwira tuti yakafite kuriti ufasha abandi uko njyewe njyewe babasaba nanjye barasubiza episode ya mbere nakinnye 75% bavuga ko kugira nabi barajyana ariko timu nakoreyemo yakomeje gushyigikira bifata kabla kuraje abandi byatumye numva ko nta kibuze nzafasha umuntu cyangwa babiri ariko bashoboye kuba bafite impamvu zifatika zatuma bafasha abafasha so ubwo rero umuntu ushaka kujoyininga ufite ikintu yumva ko namugiramo inama cyangwa namufasha akareba cyane ibijyanye n'imbogamizi rero zituma abantu bava muri sinema cyangwa se tunagiye bivamo byabajijwe n'uriya akavuga ati iki cyane tumuvuga urabetse ni uko bagenda kubiga mu mapasiyo nawe tunagiye muri bitari byanjye ujye kwitekerezaho urebe uvuga uti ese ibintu ndimo n'ibyanjye hano hari amaporotite menshi y'ibikorwa bitandukanye nyuma y'amasomo gerageza kuba oriented nta cyifuzo n'ubu kubera ko inshuti na Christine na Christian na Digidigi ujya muri ibyo bintu kuko nabo ukaba inshuti zawe niba uva ku ishuri buri wese azacukura niyo mpamvu iyo muturutse ikigo bakabirukana hari ubirukana afite papa we w'umucuruzi utabona amafaranga yo kwishyura prive hakaba undi ufite mwene wabo ufite ikamyo cyangwa ikiduka agahita amushyira mu iduka hakaba n'undi iwabo bagurishije intebe kugira ngo aze ku ishuri hakaba n'undi utegereje yuko mama we cyangwa papa we azajya gukora akazi k'ubuyede kugira ngo aze ku ishuri please wowe inshuti mu byiza wirinda ikintu cyazatuma ujya mu bintu mu kigare ejo mu gitondo ugasanga wayobye wubake amaswati afite tageti mu inshuti ugira inama mu bintu bafitiye akamaro byiza ugisha inama kandi n'izigoza imishinga yayo babagira inama n'icyo ngicyo inama zose mwaduhaye fatira n'amahirwe mwaduhaye umuntu uzagirire byavuze umuntu umukeneye w'umwanditsi ko ashobora kumufasha mu kwandika filime nagira ngo musabe tuzahore ko nayo nandika filime rero musabe azabe umwanya nyine turi twaganira anafashe wenda ame motivasiyo mu byo nandika
ikindi nashaka kubaza muri isi yacu buri kintu cyose kiba gifite ingaruka nziza nini. Ese muri sinema nyarwanda ni izihe ngaruka mbi umuntu yaba ahura nazo mu byakora? Mu kintu utatekerejeho iteka ryose uhura n'imbogamizi kandi utari kubasha kwirengeje, ariko iyo ugiye ufite intego ubigeraho. Uzatumva hanze wumve abantu baza kugira ngo izo mbogamizi, hari abantu bazima kuriya ikibi ni cyiza biragenda. Niyo mpamvu rero abantu nk'abo muri registry yacu ntabwo bahuraho b'abana babi bitwaza abo barimo bakagusuzugura bakagusuzuguza, ariko uzagenda ufite intego ukaba uri intore, ukaba uzi ko n'ikintu ugiye n'ikintu watekereje ibyo bizagenda. Wabatwara iki kugira ngo ukore iki, wabatwara amafaranga kugira ngo ugere aha ngaha, tara ni iyawe. Hano ni gahunda, hano bizakorwa. Industry turimo n'ubundi ni nk'amazi. Iyo uri mu mazi umuraba ukaza wimukira hanze. Imbogamizi rero zizamuka, kuzirwanya n'iki ni ya ntego y'ubuzima. Ariko kuzahura nabyo ntawe uzahura nabyo. Jewe reka mbona nawe usubize umusaza wa kumwe n'ubwo yari yabyutse. Nyamara mu izihe mbogamizi nahuye nazo muri sinema, nshaka ntayo nahuye nayo. Cyane narayambuye ndamenyekana, ariko ntabwo ari umusanzu ku iterambere ry'igihugu nk'umugore. Ngira ibikorwa ngiramo uruhare, dukora za mobilizasiyo dufatanyije n'inzego zigiye zitandukanye, tubinyujije muri aya makinamico n'amafilime dukina. Urumva rero byiza nabikwiye ko rero mu by'ukuri nta mbogamizi natweho, ariko zirahari. Uzakamure rero ushishoze kugira ngo ingingo y'ubuzima n'ujya kwinjira muri iyo registry. Mu bijyanye rero no kwandika script n'ibindi bijyanye nabyo rubere yagufasha. byibuze buri classe mugafungura email. Noneho iyo email yanyu niba yarabonetse n'akantu kubera ko mudafite access kuri internet isi ishoboka, ariko buri wese akaba afite password. Nk'iyi foto bari kudufotora wazataha wanagiye mu buzima busanzwe ukazabona n'urwibutso buri munsi. Ifoto zizaba zihari, ariko ubu birakira umutungo w'ishuri. Ariko ni igihe uko ufite imyaka 55 ukumva ukumbuye kugira wenda access. Inama muzabafite access kuri password kuyihindura cyangwa kugira ati ariko byibuze umuntu ashobora kwikoreta akaba yajyaho akareba agafoto kariho agacata na bagenzi be, ariko mu buryo bwemewe. Icyo gihe bizabafasha kubona access ku makuru menshi. Ni hahandi umuntu arangiza ishuri umwe yabona ntabwo ari application kugira ngo ujye kuri WhatsApp, kuko mwese mutasesinga kuri telefone ya WhatsApp, ariko akandikamo kuri email ati ndabibifimo mu muzuze applying amabose kugira gute byabafasha. Bazabireba niba ntibibakwiye babitekerezeho, bashobora kuzabibafasha cyangwa bikazamara nyuma ntawamenya kuko bisaba protocol ndende, ntabwo ari ikintu cyoroshye na management yabyo. Bazabitekerezaho, ntabwo ni icyo gihe umwana abasabira nk'inkunga wenda bazabatera mu rwego kugira ngo n'utu dufoto, utuvidewo, utuntu tuba muzatubone n'igihe cyose uzabaragiye ntabyo. Ariko mu by'ukuri aha nagerageje kuzanyuza amaso mu majambo yanyu, amajambo meza bigaragara yuko mudaca kumwibona, sibyo? Siko bimeze umuntu anyura ahereye kunyura ntabibonye uko byagenda kose. Mwicaye neza, urujya n'uruza rw'abantu ntirwabaye, wenda mwubashye twe nk'ubuyobozi, ariko tukimenye ko byagenze ntacyubashye, si uko mutabifite ibindi mujyamo. Ingaruka rero nicyo bashaka kugira ngo babwire ziza ari akantu gatoya zigakora, ni nka kanseri. Bitangira gukereza akantu ukagafata n'icyorezo kikaba kinini. Ibijyanye na electricity, isimo kwiga ibijyanye na tekinoloji, isimo gukora. Iyo ubigiyemo udafite icyerekezo urigendera kwawe no kwihanganira mbese ibyo bintu biragora. Nk'ubu twiga muri segonderi bafataga kuri abiri n'ibice bine bahita biga tekinoloji.
tekinike kandi twahita bashyira kuri arindwi kubona ibintu rero byadusabwa yuko ubona n'atatu n'amabe cyangwa pe n'eshatu na ayeti kuvuga ngo sebona de byabaga biri ukundi kandi byabaga bisaba ko mutsindwa uhita ujya mu buzima busanzwe tutangira ikirori kuko iki bakamubwira ngo repeta ashaka bakamubwira ngo ejo rwagara saa moya ukaza saa mbiri bakakubwira bati ni ukuza wiyogosheshe umeze neza ukabyara disipurine yawe ipfuye umuntu mukuru yavuga ukamuvugira bakubwira ngo abara neza kumwambara ejo mu gitondo ukumva ngo wanyweye inzoga kandi bite hari n'abakubita bite ukagira talenti ugashyira experience mugenzi wawe bakwaza ati kandi ukigira ku bakuru umva inama bakugira ukazikurikiza byose bijyanye no kurwanya gukora ubushakashatsi no kwiyubaka. ni ukuri ibintu tugaragaje uyu munsi bifite akamaro ndetse biradufasha kenshi n'abanyeshuri bisiga byari usanga bashaka impano ariko bakaba uburyo babona umutima watera imbaraga mu bana bifite biba mwazi ko abanyeshuri badufasha kwiyongera n'abanyeshuri byafashe abantu byatumye babatera ikintu cya mbere tubishimira inama batugiriye nko kwiga gucika ibyo byo dukoraza nyuma ko icyambere cyangwa kwiga ndetse ndabashimira kubw'inama batugiriye mutubwira ko tugomba kwiga gucika kandi tugomba guhanga amaso ikintu kimwe turimo twiga kugira ngo twiha talenti tugomba kugira ubundi bikagenda nabi ari ibyo by'igihe rero by'ubwenge mu bijyanye n'ubumenyingiro nk'uko tubivuga hano mu bijyanye na tekinike umuntu akabibyaza umusaruro ibindi byose dushobora kubona ntabwo tujya twifuza yuko twaharanira ibintu biciriritse niba abahantu uko bababwiraga bamwe muri mwe bakorera imenyereza umwuga bakabikorera ahantu hashobotse humvikana niba ari aho tugomba gukora urugendo shuri kugeza ubu ntibyashobotse ko tuzikora ariko ntibitugendekera neza igihembwe cya gatatu mwanya wabyo ntuboneka tukazikorera ahantu hafatika ahambere tuba dushobora kubona igihe najyaga mbwira abantu yuko dushaka gusaba urugendo shuri abanyeshuri bo muri multimedia bwa mbere tujyayo baravuze bati buriya se hari abanyeshuri bo muri segonderi bajyayo dusaba urugendo muri RBA radiyo na televiziyo baradukundira abo twajyanye gushize muri beneri nabwo bamwe baravuga bati abajya muri beneri abo biga muri kaminuza ese ni ibiki bajya kurebayo nabwo baradukundira menya hari haramutse hari n'ibyo twiga bisaba kujya muri perezidanse nabo twabisaba ntabwo rero tuba tugomba kwikomporta kwishimira ibintu biri aho ngaho biciriritse bibayabaye nawe rero ukajya gutuma uba umuntu uciriritse kandi ibyo murabishoboye haba mu bijyanye n'amasomo mwiga n'ibindi bijyanye n'impano nk'uko bababwiraga ko nabo bafite indi mirimo baba bakora ariko bakaba bari n'abakinnyi beza ba filime babigize umwuga turabashimira rero impanuro bahaye niyo uko bagerageje kubakirira tukaba twizera yuko muri mwebwe nyine haba havuzemo abazamura ubwo bushobozi bwo kuzagira uko nabo yakina iyo filime cyangwa se abavuze yuko yandika filime abandi bagaragaza ubushake mu bijyanye no gusoma ibitabo babaza ku bitabo bitandukanye umuntu rero nk'uko padiri nanone yagiye abivuga ariko nawe bavuga ibyavuzwe n'abandi bahanga ba kera yuko umuntu uburere nyabwo ari uburemare mu muntu wuzuye mu bice bye byose utavuze ngo uragira icyo usiga ngo urebe mu
bijyanye n'iyobokamana ubukristu wavuga niba warambaje cyangwa ubuyisilamu cyangwa se n'abandi batandukanye mu madini basangamo bibagirwe yuko bafite umubiri ngo ukore n'uwo mubiri we uburyo kurya uburyo gukina uburyo gukora bitandukanye bituma n'uwo mubiri we wibuka yuko ari wo roho irimo ngo wibagirwe yuko ari umuntu ukeneye no kuba yaba yagira ubuhanga ubuvanganzo cyangwa bavuze buriya muri mwe haba harimo nyine abashobora kuba babyina mariya urusengero n'imana nyagasani yesu abane namwe ushobora byose naba mwigisha imana data na mwana na roho